Paperike Mungu yahageze. Bya Claudine by'amabona byose byageze mu rugo. Zambwa zangira nimwe iragera. Ako ndabica. Amasaha 10 yose. Manuka. Injira. Agara. Injira. Uni sangaye, mjezano sangaye. Mjezano sangaye. Abandi bana bageze baho ryari tubizi ago mubizi ntabwo imodoka zibazana ari zimwe twe bagende mu imbere n'imbare ba Eric bagende mu imbere twe yacu yari yapfuye ninde wayishe Imana yashirekera baye ngabana bagire waze gutaza isa ko mutambaye uniform mundi bigose berere ko mwambaye gutyo sinzuzi ko tuje muri vacances ko muje muri vacances bigobere ko mutambaye uniform ibintu bibaho papa nazatwemera ko oya ahubwo mwarananiranye mwebwe ikigaragara reba iyi misatsi umwe wigufite iyo misatsi wigumeze gutya ho undi musiremo mwibimogisha kabishize mu ejo uri hari amavuta gado ku ishuri akora ibyo reka turitse ubwo nisanga imanze mumbwire kwanza ubwo nisanga saa 9 abandi banyeshuri bageze aho saa 2 nese sinakubwiye ikibazo cyabaye mu nzira abandi se baje mu dutaro bagize amahirwe batashye ku dutaro bagize amahirwe utana amahirwe cyangwa no kugendera ku gihe ashamara muzananira shangura uko mwabaze kunsuma bwenye niba ari nyoko bahaye niba ari ngira ngo rigeze ndera abana gutyo bava mu hindukira ngo nijana mwinjira mu nzu kwagiye izo duhuye iki kandi gise gusa mu nisanga muze sinakubwiye ko bya hano ni wanje ni mu ngo zanyu ni wawe uzajye gufunga umutwe mu ngo zanyu papa rwose nakubwiza ukuri hindukira vuba vuba urabwiza ukuri kuki waretse kumbeshyira ariko Filipo waretse kumbeshyira nawe sigaye unyereza umwana hindukira wakirara wishaho umusigo umwana urumugije barabimbwiye ku ishuri hindukira vuba inkoni igihumbi winjira mu nzu ugendesha nese ngo nikumbuge kumubitanagira none usigaye ufata umwana ukanyijyana mu byo nese nje none ndamukuri sinje wamukurikira hanyuma kuba umukurikira bivuze ko ari wowe ugomba kujya ugenda umushuka ndusha abanyamaga mpamvu ahubwo ko ari n'igipfu
ni gute umuntu niwe nje ni grand frère wanjye ntigizwe gukora ibyo anyereka none gute ashobora kukubesha wumva ko atanga wamujutse nyine arakwishima ngo nukuri umwana nese umva atari ko byagenze wowe uzikambwe ngari mu kukubaho kangaharira kurubaho kumuze ukamubesha ngo namucishije haranga kumba ari wowe wambesha yamfashe rata ntwara kuri agakobwa kamwe twari twigana muri interna bakazafunga inguni mu ijoro ako mwana mwana ndushije imbaraga nge nzabakubita mbasange no mu ngo zanyu mwarashatse abagore nge mbakubita hindukira vuba vuba nawe urutera amagambo nayo n'igihumbi reba ari inyuma ugiye guhuza amaso mwahindukiye imwe kabiri gatatu kanje se papa uri kumbaza niba nashatse nyuma gatanu ubu tatsari ndo gukubisa ntabwo ngendera abajeyi uri kumva ntabwo ngendera abajeyi uri kwirizamo ibiki mugize imana nibwo muje mbere abandi batwikisha ipasi mumuraza mwiririshwa iyo ni iya mbere mu nkoni 999 zisigaye ebyiri 998 watore papa ebyiri 999 mujye mumfasha kubara papa watore mujye mumfasha kubara twagiye watore ndi kumva niba zamwe ziribuze ko babaza umuntu urutuye gutangira zero mutangire mu ngo n'igihumbi ziracyuzuye ngo n'igihumbi ziracyuzuye utangire kandi muzere asigaye ngo ni 999 kwanza mubanze muhindukire hano mbabazi matora mwajyanye ku ishuri ko mwaka urangiye ziriye imbeba zaraziriye bava nsanga mushyize amaboko ku gikutari imbeba zariye matora zirashira mwinjire ndabatwika ndabica ntabwo imikino waza kunyinza naho ngewe kumva ugiye mugenda mu kinini nyoko ntimugakinira nyiraho ngana namwe mwambesire enza amasaha 10 hamwe sha ubungubu nisangaye reba ndagukanze ubungubu nisangaye ubu saa 10 ujye ujya gukina na nyakuri uri kumva kikoroza se ande bana bagizeho usangaye simbizi nase nabimenya gute agusha mu byibo no kumbona murya saa sita n'ijoro maze kumva ko mwanduze utangiye kugira ikigori niyo ngubu nisanga ugeze wanyu ubu ni saa 10 abandi bana bagizeho usangaye saa 4 abaje imbere yawe nabishe ubwo ugiye kujya urambabariye nyine nase wenda rwose umwapanyo y'ingo wiyawe nase nagize gute ntabwo nabimuranira n'abana amagambo abana banjye nta no kunyegereza nari nzi ngo tumvobera undamutse nk'umwana ko nayo mukumbuje kurya no kundusha no igihembwe kirashize nari nzi ngo uradukumbuye vuba naco gituma tuje twiherayo abana bari mwana mumaze ikisura ariko nyamara uri murandenganya kuko ega twese ntidutaha hamwe abataha kure n'abataha kurenganya ndakwanga oya ntabwo nya hanyuma aka kanya ngubu nisangaye ni saa 10 nisanga abandi bana bagize basangaye saa 4 abana baturusha iki baturusha iki uko si ukunsebye siko wajya ngo waje n'amaguru atike naboherereje ega n'imodoka zari zabuze imodoka zari zabuze umugabo umushoferi mubaze nushake ndiwirusha akamuhamagara kandi nushaka umureke ngo abana bose bageze saa 2 oya ntabwo bishoboka ubu n'uburara saa 2 zose saa 2 oya ntabwo bibaho munshakira esanse mbatwike rero birangire ntukaze gukina n'ababyeyi kumva nawe umuntu azajya avunika ashaka amafaranga aza no kuvunika ashwana nabo urukumva umuntu w'umugabo ungana nawe ndusha ubwanwa izi saa nisa zo kugira iwanyu niyo mpamvu amabiya yaruzuye uzaza uzinge wigendera iwanyu ujya iwawe wari uzabikora ibyo ushaka kumva hano ni iwanjye ntabwo uzi ukunda igihe cyo mubwira wowe ibyo byo gukurura no guterana amagambo y'ibintera amagambo na nyoko bye ntabwo mbazi ntabwo nigeze mpanga ko nzabyara n'abana b'abahungu bangana gutya ujye munabimenya tubabuze vuba nsanga umanitse amaguru
dukumbuye papa ariye meze bite meze niki cyabaye kandi undi yapfuye izi saha kenda zibona ko ari simbonye ari saa 10 isa zo guterana amagambo se n'abana oya nawe ukijijwe akijije none se nkubeshe nese ubu nyine nisanga ni ukijijwe simbonye ari saa 10 ubonye ni saa 10 saa 10 niba ugomba kugera mu rugo urabona muzehe twabanje guca ku rusengero igihe twavuye ku ishuri cyagega wowe uje wanyurisha itikiganyuma mwari muri kumwe n'Imana ese abandi bashitse mwari muri kumwe n'Imana bahageze bwageze yoga inje nabonye itiki ntinze kubera ko telefone bari umaze batayimba kuyibona utinze ubanza guca mu rusengero n'Imana manza mujya kunywera amafaranga nakohereje we niyo mana yawe ntago twagiye ukura ndeba ukabona ari umuntu twakumwe na Nyarusalemu na Nyandore nibo twajanye tugiye gusenga muvuye gusenga ndavuga ati reka tubaze duce hariya kuri Vivante tubone kuza gucya mbone gutaha kubera ko nari ko ndashige muhira vuye muri internet n'ubundi ndasanga ari amahoro none se Imana kitaguhaye mudakubitwa ko tuvuge ko utaronkumbuye ngiye gukumbura miki ndebe ko ngina yinga none uko ne ko unyakira wakire gute Engize ngo none ndamisanga uri mu muryango wante buri n'amara kaji mu ntoki n'indabye inyuma mite mutungura mubwire ngo mwana wanjye kari mu rugo dusekane none so kwari kunyaka uko umwaka wose warushize umuntu ari kushuri ndi warakumbuye umwana we ngiye ngumbura umwana nkawe inzerezi witwaza Imana kuri ngewe oya ndabundi sina ngukumbura miki tubizi ko ndi umukristo njewe ko umukristo bivuze iki kutaye wanyusa ko bandi bana bagezeho basambira abageze sambira baba bakwitirwa mu kiliziya ntabwo baza bagwana mu kiliziya kuko ufite Bible kumva nawe ukoze yewe akuye nta n'ubwazo muri so wazo uri kumwe n'Imana so akapapare ndeka gukubita warakuze oya soka uburoso bwawe nifushe tuyitugenda papa nakiki naho ndi mutungo ufite hano uranyirukana ni maraje ngo uranyirukana nje urajya yese nyine wenda gukubita ukanga mu rugo rwanjye ariko Imana guhaye ubudangarwa niyesha kwenda twasenga za Nyabingi tara twanazimenyeye none umuntu ndakazoba kije gusenga kwitwaza Imana ntabwo ari kwitwaza ariko nyine rimwe na rimwe nazo biba bikenewe biba bikenewe kubera ko kumwe n'Imana ntago gukora hasi ko ramba mu maso ande sanga umanitse amaguru hari ko bisa gusa zamura ndeba amazu ubwoba gize kubabyara muri ndeka none mushaka kunusha ejo bundi ngo icyakubise perifu muri mwebwe ninde wakubise perifu ninde busi wowe imisatsi ikaraze ninde ega n'umusatsi wanje umusatsi wawe utangiye kwitakishwa umusatsi kimwe mwakora turabareba so twumva mwese mwikorera amabuye mu nsanga yarayo ngo ndagaruka uzamone ngo ari papa mwite vuba ihute sha siko muri gidisha nganya kuri umuntu mukuru muwe muzanya ari hehe ngubu iri ni katurebe ngubu mbaye ngiye kwendura amazi abo wasigara n'icyo wasigara n'iki mwagiye muba nk'abandi bana katurebe wowe ibyo wazanye uri kunyinisha gengana nawe uri kunyinisha bava mupfukame mwese ceceka mupfukame mwese wowe uri kunyinisha wowe nta turapfukama twese oya mwese mupfukame wowe kubera ko batazanye ugomba kubisangira mwese igihe mugomba kugisangira wowe muri kunyinisha wewe wabaye wakangahe wowe wa kabiri muri karasi yawe muri abana igihumbi kuba rero wa karatu wawe uri uwahandi
turiga iyo Muri bangahe? kanseri. Karanseti. Ngomba karantura. Cyanda kwica neza. Wacucu usigoza kunyinishaho. Wa karantura nakwishyuriye. Nakwishyuriye. Ndakwica nkumanitseho. Ubaye ngomba kangahe? Makumyabiri na kabiri. Mvana 500 ariko. Mwana bangahe? Abana mu ishuri bagiye bavamo dusigara mu cyiki. Musegundi 28. Ubu wa 20. Ubu wa 20. Harya ntabwo kwishyura amafaranga. Ntabwo si naguhaye risha dutosha. Ntabwo naguhaye iki. Nzajya ngisome ku ishuri. Bisiga se. Isoma 22 ko gutego. Cyabarimu barakwibye. Nta manota yawe. Wasanga bakwinga. Urumva bakwinganisha niyo manota. Harimo mucyongereza yaramye. Ntacyo ngo twanigeze muvugisha se. Kunyana bari. Harya ngo bakangaye. Mwana wangaye? 5. Unyuma wa abana bari. Umwana. Madanzanira icyuma wenda kwisha. Nyuma wa umwana umwe. Ega nakora n'ibindi nakwiga n'ibindi. Twese twagiye tubaswe ariko ntabwo nigeze nyuma y'umwana umwe wenyine. Urumva nta murusho bwe. Urakabije. Umwana umwe ntabwo abaho. Hariho urabona umwana wa 50 n'umwana wa 51. Umwanya nyuma wari uwo mwarimu gwawe wanyu. Umwana arahari yitwa Rukamira. Wenda kwisha tuzi. Hanyekiri. Kwiciriki. Ego karo. Isanduku ya kabiri kuri kabiri yabonekara. Isanduku y'umwana upfuye arenganye nyine yobyibushye uziza amanota make yo mu ishuri. Iyi shari yahuye igiye gutyo mbona guhemuka goze bitewe no kuntu nyine atanye amanota make y'isoni zo kubimbwira nari yawe. Umujyane kwa muganga gukora iki se n'undi ko yapfuye ndi kubibona. Reka nkora ifoto yaryamye yarabyibushye yajyamo kandi amaguru agoye twazinga. Yuko mani mtanze kare rwose ni muyinkorere. Sawa. Si misara birabonekana. Nta muntu wandajya mu nshuti zacuruza imisara. Nawe. Ari inshuti yanjye nzi ikora muri Croix Rouge. Yahamagara kwiteho ko mukangiye kugikuza. Nyuma akajya umwana umwe. Ntabwo urya sawa mbesire. Cyangwa umuntu abibora mukagira ngo. Umwana umwe. Umwana umwe. Murutwa n'uyu nguyu. We ntabwo ugeze umbwira n'umwanya wabaye ariko nkeka ko uraza kumesha agaciro mu bandi bana. Simbesire z'abana gusa. Baje mwumva undi mwana umwanya yabaye nta n'isumba. Uno mwasa mwira kintu kimwe ushaka gukora barajya ku ishuri mugiye kurya gusa. Saa sita muri refectoire ninjo muri refectoire. Rata wenyibwira mwana wanjye. Abaye wa kabiri ariko twahuriye ku mwanya wa mbere turi babiri kubera ko wa mbere we alphabe yiwe izina ryo retangirana A nije retangirana. Mwabyumvishe muri classe n'abana 100 yabaye wa kabiri. Mwe murongo murasanye n'ibikambo gusa mwagiye kwiga mugiye gutera indobo ku ishuri. Ntago murya bimwe. Ndi mwana wabaye wa kabiri mu bana 100. Mwese nje nkiri mu wa mbere sinabako. Ceceka ndabeshyira. Si muri abana 100. Ega ntitwigira ku bigo kimwe. N'ababiri, 100 n'ababiri. Abana 102. Ubwo wagize angahe ku ijana muri? Papa ishuri riragoye nawe uzoza wirebe. Tuzokwambika uniforme n'udusubira tuzigana train mba duca imbere. Mutangiye kunega iminsi. Siye kwangiriza ari birota ngo uhembere imbere y'abandi bana. Ngende izana. Mutangiye kunega iminsi nzasore mu ishuri. Niwo baye. Mara tutarize se. Mara tutarize. Mwarize. Ndi gusubiza kandi we wapfuye. Ndi kubaza babiri basigaye. Rata mwana tutarize bana bayo. Ariza ariko. Nize ndi umuswa. Nize ndi umuswa nyine bavu mwavukanye ubuswa bwanjye. Mwese ntubyiva. Bari mwambara niyo misatsi. Uri kuvugira biki ko wapfuye. Baya buretse gupfuka amagiye kugwembera imbere y'abandi bana. Jewe se. Wabaye wa kabiri mwana 8. Tuwa ko imana 8. Mwana 8 ukaba wa kabiri. Mwana 8. Hari turukaza umbwira abana 100 ngana guhemba gicucu. Subiza amafaranga ngwaye. Tuyansubiza.
subiza amafaranga upfumbatije yamereze se nabi wayabitse yamereza hano wa kabiri mu bantu 8 wa gicucu yakuraje amashimwe ngo wayibwo nayiki nupfa na jambo nzavuga ko byose ndabivuze wa gicucu uramukunda nta mwana n'umwe usigaranye izimbura mukuru gusa z'abana njyewe wakiri imbere y'abanyeshuri 8 ngo batandatu inyuma yagiye abana 6 urumva ikintu wakoze rero urumva ndusha batandatu ubwenge reka mbabwize ukuri mw'abana mwe igiye kwigira kuri botike ndabazana kiyoda sumo yapanya n'ibindi bintu byose ugira imana akitwara neza akiyahura agapfa mbere y'abandi niwe uraburokotse ko abandi ndabiyicira gake gake uko no kwitwara neza mukaza muri vacances mufite amanota angana gutyo ese muje muri vacances muje kuruka se mwarakoze iki mwanyije wowe wibaza ngo ishuri riroroshe reka twakwiga n'ibindi imyuga icyo kowe wapfuye tubabarira ubutaza wowe wapfuye tegera aho baza ngo turagushyingura mu irimbi ry'intwari cyangwa turakujyana mu bigwari Nose abantu bose bibaza ngo dufite impano zimwe abafite impano zo gukina umupira none nkanjye nakuze nkina umupira urabizi ni gute ushobora kumva tukantwara muri interview urumva atari kumvangira nakuvangiye muri kwigisha ukuntu ababyeyi bazajya babyara bakanabagenera ibyo muzayamukora mukigira ibyo muzayamukora ikibazo cyabaye nuko ababyeyi muzi gusa ngo ubuzima umuntu azoburonkera mu ishuri ntabakiriye mu makomedi ntabakiriye mu mupira ntabakiriye mu kuranda ntabakiriye uyu nguyu yagira impano yo kudesina aho mufata ukamutwara ku ishuri bigisha gucora ntiyobaho ega ngira impano yo kudoda inkweto no kuranda imbaho muri abahanzi muri make uri umuhanzi nje ku ishuri banyitabiriye wenda nzi kubaza no gusona imyenda n'ibirayi ibyo nja niba uriya nawe ni mu ikanisa mwese muri abasitari none se ntitwabona na brand baduhaye ku ishuri babaye brand ko muri abana nyine ngo bazi kwitwareza kuruta abandi urabona ko baduhaye brand babaye brand iyi ni filime turi gukina se abanyempano iyi ni filime turi gukina nyine ni abanyempano bayihaye nyine mu kigo mbabwiza ukuri mw'abana njye abareze bashinga gusa y'umuso muri abana amaso ko gasa gusa muri abanyoko gusa